one of us. Ariko mu by'ukuri iyo nzu tuyubatse ntitunyagirwe igasa neza ni sawa, ariko aratsindagira avuga ngo Imana ubuturo bwayo ni mu mutima wawe n'uwanyu. And when Solomon built the temple, all the stones were fashioned at one place where it was hammered and everything. Come again. All the stones Yes. was in the quarry was formed that they should be total okay. Ati rero igihe Salomo yubakaga ingoro y'Imana yakoresheje amabuye bakayacongera hariya bahita ngo iki mu kiromba aho bayakura, ariko buri buye rikaba riconzwe mu buryo rikwikirana n'irindi neza ntihagire icyuho. And he's going to say hello to you and one or two in a minute or two, and finally aje kubasuhuza. he will love to invite his beloved wife Then nyuma ahamagara umugore and we. take over. So there you are. When I came here last week, I said, come and support us to build God's temple. Ngo aje hano yabonye n'iriya jambo rivuga ngo nimuze mudushigikire twubake ingoro y'Imana, inzu y'Imana. So I have come here and support to build God's temple. Ati rero nabigambiriye ndaza kugira ngo twubaka inzu y'Imana. Temple means God's dwelling place. Iriya ngoro hari iriya jambo mu Kinyarwanda ngo ni ingoro bivuga kubaho kw'Imana, ubuturo bw'Imana. And Stephen in Acts 7 says God does not live in temple built by men. Ati noneho Bibiliya ikongera ikavuga ngo ariko mube maso neza ngo Imana nitura mu nzu yubatswe n'amaboko y'abantu, ngaho itura mu mutima wawe w'Imana. Jesus said, destroy this temple and I will build it up in 3 days. Yesu yaravuze hari inyubako cyane inzu y'Imana yarabagiranaga. Yesu aravuga ngo iyi ngiyi izasengwa mu minsi 3 yongere yubakwe. He spoke about the temple of his body. Yavugaga ingoro ari wo mubiri we. In the New Testament, every believer is individually a temple for the Holy Spirit. In the New Testament. Mw'Isezerano Rishasha rero ngo buri muntu wese Imana imubona nk'ingoro yayo, ubuturo bw'Imana ni wowe, Imana igutuyemo. And we are also living stones that God will bring. His total temple of living stones. Twebwe ngo turi amabuye mazima. Imana rero yubakisha ayo mabuye mazima tukubaka umubiri umwe, ingoro y'Imana twese dufatanije. So it is my understanding when I support to build God's temple, I support to build a temple of living stones here. Ati rero Imana ishishikariza kubaka ingoro y'Imana, mwubaka iyo ngoro y'Imana yubakishijwe amabuye mazima. There is nothing wrong in building a church building. Noneho ati nabyo kabisobanure neza atagira umufata nabi, nta kibazo cyo kubaka inyubako ngo tutanyagirwa izuba litatwica. But that is not the dwelling place of God. The dwelling place of God is in our hearts, every one of us. Ariko mu by'ukuri iyo nzu tuyubatse ntitunyagirwe igasa neza ni sawa, ariko aratsindagira avuga ngo Imana ubuturo bwayo ni mu mutima wawe n'uwanyu. And when Solomon built the temple, all the stones were fashioned at one place where it was hammered and everything. Come again. All the stones was in the quarry was formed that they should be total okay. Ati rero igihe Salomo yubakaga ingoro y'Imana yakoresheje amabuye bakayacongera hariya bahita ngo iki mu kiromba aho bayakura, ariko buri buye rikaba riconzwe mu buryo rikwikirana n'irindi neza ntihagire icyuho. Finally, every stone was put to the temple and put in its place without any hammer. Noneho buri buye ari uko bariconze kera rigamije kuza kuzuzanya na rigenzi yaryo
kandi ayo mabuye adasa bayazanye kubaka urusengero, ntabwo bigeze bakoresha inyundo. Buri buye bagenaga umwanya waryo rikaza rigakwikirwamo neza, urusengero rurangira rwubatswe n'amabuye menshi kandi buri buye yuzuzanira bigenzi byayo. So my prayer, this is a place where every individual stone in the collective temple of God will be fashioned. Aha rero ndasaba Imana ngo muri uru rusengero buri buye rizima ari buri mukristo ku giti cye ukora uruhare rwawe, Imana ikubakisha ikwishimiye, igushira mu gitereko cyawe, nta marushanwa, nta gupiganwa, ni wowe n'Imana n'umwanya yagushyizemo, ukore neza gusa. That's enough for me. Ibyo rero birahagije mbabwiye. For those who were here last week, you saw my wife, the wife God gave me as a miracle. Ati rero abari hano mu cyumweru gishize mwagize amahirwe isi yose itagize yo kubona madamu wanjye Imana yanyihereye wowe udahari. Atubwo rero uyu munsi abaje murongera mugire namwe ayo mahirwe. Muri Yohana ibice 15 ku murongo wa 7 haravuga ngo haleluya, nimuguma muri jye ijambo ryanjye rikaba muri mwe, icyo muzasaba cyose amen muzagihabwa. Haleluya. Mureke duhaguruke twese tugiye kuririmba aka karirimbo haleluya, dukurire Imana ubwatsi tuyishimira kubw'imirimo yakoze mu buzima bwa Janine, twongere tuyishimire kubwo imirimo irimo gukora mu buzima bwacu. Niba yarabashije gukorera Janine ibintu twumvishije, nawe ubuzima urimo uyu munsi yabugukuramo. Impamvu y'ubuhamya, icyiza cy'ubuhamya ni ukutwemeza yuko ibyo yakoreye mugenzi wacu natwe yabidukorera, kuko Imana yacu ntabwo yahindutse. Yesu nashimwe. Reka saba abaririmbyi batambuke, reka saba abaririmbyi batambuke. Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Now need nambaza. Now need nambaza.
twakira Richard. Pastor Richard, you most welcome. Pastor Richard, reka nkubwirize ikintu. Yes. Ndagukunda igihe cyose Sure. ubwirije ubutumwa. Thank you, brother. Ufite rya jambo ry'umwimerere. Bless you, bless you. So agiye kudusengera ijambo umugisha, hanyuma dutandukane naho ku cyumweru gitaha. Amateraniro yo mu byiza ntiyibagirwe kuwa kabiri no kuwa kane. Yesu aduhana umugisha. Yes. Thank you, brother. Yesu ashimwe. Rwose ndagerageza gucunguza uburyo umwete. Amen. Brother, what izina ryawe ninde? That gentleman behind. Yes. Innocent. Yeah, Innocent last week yakoze ku mutima wanjye. Imbaraga z'umwuka wera zaramanukiye niyifata. Abiki gihe abantu barangwa bate baravuga ngo iki bajya mu marangamutima bagahushanya n'Imana. Mbe mwicayeho gato. Just umunota cyangwa bagahusha wakoze ku mutima wanjye. Innocent, I will give you kado. Mwuka wera yambwiye ngo ntabwo wigeze wifata. God bless you, brother. Thank you. Imana ni nakubwira kwivuruguta hano ugakora agatebe gatoki. Ntuzifate si ibyawe, si wowe uba wabyihaye. Abenshi rero iby'Imana byo bikuramo ibyawe. Muri kimaniza hari umugabo uturuka mu majyaruguru hariya yitwa ajya mfasha iza no optician ajya nkorera marinette yo yitwa muzizina yitwa barizira. Namwe ni wa mugabo w'izina ryawe ngirira mfasha ati ngwiki ni burya turizira nahise mbiganisha mu by'umwuka. Abarokore mwarese ntwizi twaretse Imana tukayibura ubuga igubyo gukunda yatumeneye nibandira avuga ngo mbabwire hariya muri Yeremiya ngo gahunda bafitiye nziza to give you hope, to give you future. Nzaza ibyanyu birimo muri gahunda uri projet y'Imana ntihazagire no kugira tiraho kabisa. Kandi mbere y'uko Yesu agaruka tugiye kubona Imana isa direct. Abantu kwibazeho wowe Imana yawe nukayitubwira turayibona abantu bazatangara. Ibi ndababwira kandi muzabibona. Tunga n'Imana vuba cyane. Kera nyiri mutoya muri pitu. Datara afite akaradiyo kitwa Sanyo. Noneho bakagira kano hari utuntu bakaraga gutya. Hariho akitwaga kari kanditseho ngo fine tuning. Yewe nkagasoma guti fine tani tuning ngabiga ariko ako kaniyo gakoraga huti ibisarara n'ibiki byavagamo ukumvijwe neza cyane kuko wagakoze. Mwaretse Imana ikadufine tuning kabisa. Ibisarara n'ibihusha n'ibigira bivemo mwizina ry'Uwiteka. Amen. Kamusomera umurongo ugutera umujinya. Mwiza ariko. Intumwa 10 ibice 10 ibyakozwe n'intumwa igice cya 10:34. Petero aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni ngaho. Ubwo wezi ngo ikorera bamwe ngo nabera menya ngo nabahe nirobana ku butoni wowe uruzuye vangura ibigawa mu bishino ukuboko kw'Imana ko. No doubt about it. Aha, umurongo ukurikira 35. Ahubwo mu mahanga yose n'u Rwanda rurimo. Ese burya uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera ikakuvirayo komera Imana maze. Haya aniteze siko in 1 minute. You know akarimo k'igiswahili ngo akwiriye kumuramya. Allah istahili kuabudiwa. You know that? Thank you. Quickly. Brother, come and join me. 1 minute and then we pray. Unastahili